indwara y'ubushita bw'inkende mpox. Abakorera ingendo mu bihugu byagaragayemo mpox barasabwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Irinde imibonano mpuzabitsina n'indi myitwarire yose ishobora kugushyira mu kaga. Irinde kwegerana cyane, guhoberana, gusomana cyangwa gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso bya mpox. Irinde gukora ku bikoresho by'umuntu urwaye mpox nk'imyambaro, ibiryamirwa n'ibindi. Gira umuco w'isuku buri gihe. Ukaraba intoki kenshi ukoresheje amazi meza atemba n'isabune. Mu gihe ubonye ibimenyetso bya mpox, ihutire kujya ku ivuriro rikwegereye cyangwa uhamagare 114. Ku bindi bisobanuro sura wa3.rbc.gov.rw. Mubona morana suko ndi gukirigita ifaranga gusa undi Mr Money nyirudutendo yutangaza ubona ninjye wikubiye buri kimwe muri iyi minsi kuko nakinnye ikubire loto umutigito w'ibihembo nawe kandi akanyenyeri 562 urwego ukurikiza amabwiriza utsindire miliyoni cash, imodoka, moto, flat screen za rutura, firigo, laptop, minervale, smartphone, amagare n'ibindi byinshi bitandukanye. Kina kenshi bikongerera amahirwe yo gutsinda. Nimero hamagara batsinze ni 0795 330. Kubindi bisobanuro hamagara 603 ikubire loto umutigito w'ibihembo. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. To our vacationists, our first-time travelers, our business travelers, our frequent flyers, our passionate scholars, the adventurers, the honeymooners. We welcome all our prestigious travelers. Thank you for flying Rwandair. Rwandair, fly the dream of Africa. Isuku yo mu bubiko. Ababitsi kugira ngo twimakaze umuco wo kubungabunga umutekano n'ubuziranenge bw'ibiribwa tugomba kugira ububiko bw'ishuri busukuye kandi bufite ubuhumekero buhagije burimo ibyo guterekaho ibiribwa, umunzani upima neza aho babika ibiribwa byangirika vuba n'ibitangirika vuba hatandukanye. Ibiribwa kandi bigomba kuba bitonze neza hubahirizwa ibipimo. Kugira ngo ibiribwa bidakora ku rukuta usiga umwanya uhagije, cyangwa kuva igisenge cy'ububiko kiri ugasiga umwanya w'intera ihagije, ndetse n'intera ihagije hagati y'ikirundo n'ikindi. Gusukura ububiko bw'ibiribwa dufungura amadirishya kugira ngo hazemo umwuka mwiza, ariko twirinda kwinjiza ibyonnyi, duhungura ibitagangurirwa, dukubura, dukoropa neza twumutse. Tugomba kwirinda kubikamo ibindi bitari ibiribwa nk'ibikoresho by'ubwubatsi, ibitabo, imyenda cyangwa se ibinyabutabire bikoreshwa mu isuku. Ikindi kandi tugomba guhora tugenzura isuku y'ububiko n'ibiribwa, tukareba niba inguni zose zisukuye neza, ko nta byonnyi birimo, kandi ibiribwa bibora bikavangurwa n'ibiribwa bitabora. Kubahiriza izi ngamba ni inshingano ya buri wese kugira ngo tubungabunge umutekano n'ubuziranenge bw'amafunguro y'abanyeshuri. Ibi nitubikora hehe n'indwara ziterwa n'ibiribwa byabitswe nabi n'ububiko budasukuye. Ubu butumwa mubugejejweho na Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi WFP, ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID n'ishami rishinzwe ubuhinzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USDA, mu mushinga mpuzamahanga wa Mark Governor utanga ibiribwa mu guteza imbere uburezi n'imirire myiza ku bana. Murakoze, nitwa Murerwa Jessica, abantuye mu mudugudu w'ubumwe, akagari ka Rubirizi, umurenge wa Kanombe, akarere ka Kicukiro. Ndi umwe mu bantu bahawe inka ya Girinka. Maze kubona inka yarabanje itanga ifumbire. Uriya fi mu gishanga nanjye ndahinga. Iyo ngiye guhinga ndabajyana ifumbire. Ndeza pe mfata ifumbire nkayigurisha. Inka maze kubyara
ibimpaye amata abana banywa amata n'abaturanyi banjye kandi akenshi ubonye ahaye ahita aza gukamisha ifaranga rikaba riraje ikibyara uburiza rwose nagurishaga litiro 10 mu gitondo 10 nimugoroba 10 iyindi nayo yabyaye inyana yayo nyine iya kabiri kuko iyo uburiza narayituye ikamwa 8 mu gitondo nimugoroba igakamwa 8 ufasha aya mata litiro 16 ugafata na litiro 20 ukazikuba na 500 urumva amafaranga avuyemo minerivare y'umuhungu wanjye ajya kugenda nyifite nta uramwirukana ku kigo kandi ntanga 92,000 n'indi mibereho ya buri munsi bayimpaye ari ubu mfite 5 hano nituye ya 6 ibanga kuyigaburira igahaga ukayoza ntiribwe n'uburondwe ukayihera amazi igihe ubunziho amazi iguha umusaruro ukanyura nta nk'itakugeza pe gira wigire kuko ubufasha butazahoraho. Bravo kwa mugabo. Mukomere muyobo. Ndabona iterambere ryigaragaza rwose. Ubuhinzi bwarabahiriye kubera ubufatanye n'ingufu mushyiramo. Yewe twashimishijwe cyane rwose n'umusaruro w'inyanya twabonye. Ahubwo usanze turi kuvuga ko amafaranga tuzakuramo twazayaguramo imodoka izajya idufasha mu gutwara umusaruro wacu ku isoko ndetse ikatwinjiriza n'andi mafaranga. Rwose ndagira ngo gushimira uruhare rwawe mu iterambere ry'umuryango wacu. Cyane cyane mu bikorwa by'ubuhinzi bitwinjiriza amafaranga. Rwose ndagushimiye mugabo mwiza. Ariko ibi byose tubigeraho kuko nawe uba wamfashije mu mirimo yo mu rugo. Nkabasha kubona umwanya wo kujya mu bikorwa by'iterambere kandi rwose nshimishwa nuko tujya inama mu mikoreshereze y'umutungo uturuka ku musaruro w'ibyo twakoze. Ega birakwiye. Mbega byiza. Ibyo mwagezeho birashimishije rwose. Ahubwo nagira ngo mbasabe mu nteko itaha y'umudugudu wacu muzatanga ikiganiro ku buringanire ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore n'uburyo bigira uruhare mu kwihutisha iterambere ry'umuryango. Muyobo tuzaza rwose. Tuzaza. Banyarwanda tuzirikane ko kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ari byo bidufasha kwihuta mu iterambere. Dufatanye turwanye imigenzo n'imigirire ibuza umugore kujya mu bikorwa by'iterambere. Ubu butumwa bugejejweho n'impuzamiryango Profame twese hamwe n'abafatanyabikorwa bayo.
inzozi RBA yagushyiriyeho uburyo bworoshye kandi bwihuta hehe no kwirirwa ukora ingendo igihe cyose ushaka gutanga itangazo. Uburyo bushya bw'ikoranabuhanga buje ari igisubizo. Biroroshye, injira ku rubuga rwacu ari rwo wa3.rba.co.rw uhitemo serivisi wifuza maze uyihabwe mu kanya nk'ako guhumbya. Ushobora kandi no kwifashisha telefone kanda akanyenyeri 620 ukanda urwego ubundi wuzuza ibisabwa. Kuri RBA umukiriya ni umwami. RBA hafi yawe. Turasuje mwese mukomeje gukurikira televiziyo Rwanda, tubaye ikaze mu kiganiro izingiro ry'ubukungu. Ikiganiro cy'umunsi nkuko bisanzwe tugiye kuganira ku ngingo nkuru zirebana n'ubukungu. Turahera ku makuru akomeje kuvugwa afite isano n'ubukungu, turerekeza i Baku muri Azerbaijan. Ahangaha akomeje kubera inama igamije kurwanya ibirebana n'imihindagurikire y'ibihe cyangwa se kurwanya ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Uyu munsi rero hakaba habaye ibiganiro bigamije kurebera hamwe ishoramari ryashyirwa mu gukumira ibiza cyangwa se n'izindi ngaruka zose ziterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Turaza kandi kuba twerekeza ku gice cyacu cyihariye twise isesengura mu bukungu, aho tuza kuba tuganira ku birebana n'uko urubyiruko rugerwaho na serivisi z'imari, ndetse tunarebera hamwe uko ishoramari mu rubyiruko ryakwiyongera muri rusange. Tubafitiye kandi ibindi bice bitandukanye bisanzwe bigize iki kiganiro. Tubafitiye inkuru y'uyu munsi. Uyu munsi turaza kurebera hamwe ubucuruzi bushingiye ku bunyabugeni. Tubafitiye umwe mu twasuye araza kutuganiriza urugendo rwe. Turaza kandi no kuba twerekeza mu kindi gice cyacu twahariye ibishya mu bukungu, aho tuganira kuri tekinoloji ndetse n'ibishya bikomeje kugenda bizamura ubukungu bw'isi yose muri rusange. Njewe ubasuhuza ndi Placide Nyinshuti, ariko kandi ndi kumwe na mugenzi wanjye Musabyimana Joseph udufasha mu rurimi rw'amarenga. Munyemerere tubanze turuke gato, turagaruka mu kandi turambura iki kiganiro. Ibihe byari bya kera aho umuntu yahangayikishwaga no gutegura umunsi w'ubukwe bwe, akabuza inshuti n'umuryango amahoro abaka inkunga y'amafaranga. Ibyo bihe byararangiye hamwe no konti idasanzwe yo kwizigama ya BPR yitwa Gold yarakemutse. Uhereye ku 50 gusa iyi konti iguhereza inyungu y'8% buri mwaka, kandi ukaba ushobora kubona inguzanyo ingana na 95% by'ubwizigame bwawe. Icyerekezo cyose waba ufite, yaba ari ubukwe, inzu nshya, imodoka cyangwa ikigega cy'amashuri, gana ishami rikwegereye rya BPR utangire kwizigama uyu munsi muri konti idasanzwe yo kwizigama ya BPR yitwa Gold. Inzozi zawe zibimpa mu bibona n'amaso yawe. BPR Bank, ibyiza ku bacu. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu izingiro ry'ubukungu. Nkuko twebabwiye rero, reka duhere ku makuru akomeje kuvugwa mu ishoramari rishingiye mu kurwanya ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ibihe. I Baku muri Azerbaijan hakomeje kubera inama ya COP29. By'umwihariko iyi nama ikaba uyu munsi wari umunsi wayo wa kane, ikaba yagarutse ku biganiro bigamije kurebera hamwe ishoramari cyangwa se ibijyanye n'amafaranga yashorwa mu bikorwa byo kurwanya imihindagurikire, yo kurwanya ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ibihe. U Rwanda rwerekanye zimwe mu ngaruka ndetse n'ibihombo rwatewe n'imihindagurikire y'ikirere mu myaka 2 ishize, birimo no kubura abantu. By'umwihariko Minisitiri w'Ibidukikije Dr. Uwamariya Valentine yahamagariye abashoramari mu nzego zose kugana u Rwanda binyuze mu gushigikira ndetse no gutera inkunga imishinga itandukanye irebana n'ibidukikije no guhangana n'ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Buri mwaka hafi ya 5% by'ingengo y'imari ya leta y'u Rwanda ikoreshwa mu kubungabunga ibidukikije
ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Isesengura ryakozwe ryerekana ko kugera mu mwaka wa 2030 u Rwanda ruzakenera miliyari 11 z'amadolari y'Amerika azakoreshwa mu ngamba zo kubungabunga ibidukikije. 40% by'amafaranga azaturuka imbere mu gihugu, mu gihe 60% by'amafaranga asigaye azaturuka mu nkunga ndetse n'ishoramari ry'abanyamahanga. By'umwihariko rero iyi nama ya COP 29 ikomeje kubera i Baku muri Azerbaijan ikaba igamije kurebera hamwe uko aya mafaranga yaturuka kugira ngo by'umwihariko abe yafasha gutera inkunga ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, cyane cyane ko byagaragaye ko ibihugu bikize bikomeye bifite inganda nyinshi ari byo bigira ingaruka mu guhumanya ikirere, bikaza ari nabyo bigira ingaruka ku birebana n'ihindagurika ry'ibihe. By'umwihariko rero ibihugu bikize bikaba byarategetswe gutanga amafaranga agomba gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kugira ngo nabyo bibashe guhangana n'ibibazo by'imihindagurikire y'ibihe. By'umwihariko rero ayo niyo makuru wenda twavuga, ahubwo munyemerere tugaruke muri studio mu gice cyacu twahageneye isesengura mu bukungu. Munyemerere twakire abatumirwa bacu bagiye kudufasha kuganira ku ngingo y'umunsi twateguye. Uyu munsi turaza kurebera hamwe ibirebana nuko urubyiruko rubasha kugera kuri serivisi z'imari. Ingingo twahisemo turanareba n'uburyo urubyiruko rushobora kuba rwabona izo serivisi z'imari cyangwa se rwabona ishoramari kugira ngo minsi iri imbere ari bo bazaba bagaragara mu bucuruzi, yaba ubwambukiranya imipaka ndetse n'ubw'imbere mu gihugu. Muri studio rero mu gusobanukirwa neza n'iyi ngingo no kwisesengura twatumiye abatumirwa babiri. Umwe ni bwana John Rwirahira, akaba akuriye abashakashatsi mu kigo Access Finance Rwanda. By'umwihariko tukaza no kuba tunagendera kuri raporo ikigo cya Access Finance Rwanda cyakoze, ni raporo yiswe Finiscope Youth 2024. Turaza kwisesengura. Tubaye ikaze bwana John. Murakoze. Tubaye ikaze kandi bwana Amos Selomba, uyu ni umwe muhagarariye urubyiruko rwabashije kumenya ibijyanye n'isoko rusange rya Afurika, ni FCFTA. Tubaye ikaze bwana Amos Selomba. Murakoze cyane Placide. Yego, reka mpere kuri John Rwirahira, utubwire mu magambo make urubyiruko rugera kuri serivisi z'imari ku kigero twabonye ko ari 94%. Iby'imibare mwagaragaje mu bushakashatsi mwakoze bitiye biti? Murakoze cyane ku kibazo cyiza mubajije. Mbere yuko wenda tuza no kutinda kuri iyo mibare, nagira ngo wenda nse nusubiye inyuma mu gatoya mba nsobanurira abadukurikiye Finiscope niki, kuko iyi ni raporo y'urubyiruko ariko ifite ibindi bice. Hari n'iyayibanjirije yashoboye gushyirwa ahagaragara na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Hari n'izindi zizakurikira iyi ngiyi bitewe n'uko ni tematiki nyinshi, hazaza iyi agenda, hazemo iza insurance, hazaza n'izindi za DFS, ni nyinshi, ni raporo zigera mu 10. Ariko wenda abantu bakwibaza ngo heruka niyi tugiye kuganiraho, niyo tugiye kuganiraho rero niyo duheruka gushyira ahagaragara vuba aha ngaha muri ukwezi gushize. Finiscope mu busanzwe ni ubushakashatsi ntibukorwa mu Rwanda gusa, bukorwa mu bihugu byinshi bya Afurika birenga 20, ndetse hakaba no hanze ya Afurika burakorwa. Cyane cyane bukaba ari ubushakashatsi bugaragaza ibipimo uko abaturage bagirwaho na serivisi z'imari. Twebwe hano mu Rwanda tubukora muri myaka 4, bukaba bwaratangiye mu 2008. Kugeza ubu ngubu rero twavuga ko ubu ngubu turimo gukora bwa 2024 ari ubushakashatsi bwa gatanu, mbese kuri urwo ruhererekane rw'ubwo bushakashatsi. Uyu mwaka rero bwakozwe mu gihugu hose, bukorwa mu gihugu hose, mu turere twose ndetse no mu mirenge, ndetse bukagira mu ngo nyinshi. Ingo twashoboye guhitamo uyu mwaka zageraga mu 2014. Muri rusange biragaragaza ko ubushakashatsi bwagaragaje ko abaturage bagera kuri 96% bagerwaho na serivisi z'imari. Ariko tugarutse kuri cya kibazo mwarimu waze ngo mwarimu wajetse bimeze bite ku bijyanye n'urubyiruko, 94 mu by'ukuri nk'uko mwabivuze, besa naho urumva ko bikirimo hasi gatoya, kuko abaturage dufashe mu abaturage bose 94% y'urubyiruko bafite bagirwaho na serivisi z'imari. Ariko bivuze ko nanone ko 6% k'urubyiruko ntabwo bagerwaho, basa naho bo ntabwo bagerwaho na serivisi z'imari. Basigaye inyuma, ni nk'ako twabifata, gusigaza inyuma nyine mu bijyanye na serivisi z'imari. Ariko tunibuke ko
biri muri gahunda za leta ko 100% ry'abaturage bageze igihe cyo kuba babona izo serivisi z'imari bagomba kuba bazibona. Ni nawo target ya leta. Byumvikane ko rero abafatanyabikorwa batandukanye bagomba gushyiramo imbaraga kugira ngo tutagira umunyarwanda n'umwe uhejwe kuri serivisi z'imari. Ariko nubwo tubivuga gutyo, iyo ducukumbuye cyane dusanga ibintu bisa naho bitandukanye nuko bigaragara inyuma kuri 90 ya access. Dusanga mu by'ukuri 18% nibo babona serivisi z'amabanki. Fango turebye abantu urubyiruko rwagezweho na serivisi z'amabanki ni 18%, kandi umubare ntabwo wahinduye wigeze uhinduka dushingiye ko twari dufite mu 2020. Nufango ni buri myaka ine ntabwo umubare wahindutse. Bivugiye ko rero ko hari imbaraga zigomba gushyirwamo haba mu batanga izo serivisi, ariko n'abandi bafatanyabikorwa bagomba korohereza urubyiruko kugira ngo rugire kuri izo serivisi z'imari. Navuga ko nanone ubushakashatsi bwagaragaje ko 81% bashoboye kubitsa. Ubwo kubitsa n'ahantu hatandukanye, ushobora kubitsa mu mabanki, ushobora kubitsa muri za microfinance, ushobora kubitsa kuri momo, ushobora no kubitsa no mu bimina ziriya serivisi zindi u Rwanda nazo rufite. Ariko ababitse 15% nibo bashoboye kubitsa mu mabanki. Urumva ko umubare ukiri mutoya mu by'ukuri, nubwo dufite nizo facilities zindi, ariko mu by'ukuri ni ngombwa ko abantu bashobora gukoresha ziriya serivisi ziri fomo zinatanga n'ubushobozi n'amahirwe menshi yo kuba urubyiruko rwagira kuri. Kubijyanye rero n'inguzanyo, ari naho nza kurangiriza kuri ubushakashatsi bwagaragaje ko 54% bashoboye kubona inguzanyo. Ariko izo nguzanyo nanone tugize ngo tuzicukumbure, nanone dusanga 18% nibo babonye inguzanyo muri bank no muri za microfinance cyangwa se no kuri za momo. Ariko bivuze ko 36% bagifite bo bazibonye binyuze mu bundi buryo, mu bimina cyangwa se ashobora no kuguza kuri mugenzi we. Nabyo niko byagaragaye. So urumva ko uko bimeze kose, nubwo twishimire byagezweho kandi mu by'ukuri turanabishima, ariko haracyariho imbogamizi tugomba kubanza kwitaho. Abafatanyabikorwa batandukanye tugomba kwitaho kugira ngo urubyiruko rukomeze kubona serivisi z'imari zibegereye kandi zijyanye n'ibyifuzo byabo. Yego, urakoze cyane Bwana John Rwirahira, ukaba ukuriye abashakashatsi muri Access to Finance Rwanda. Mwakoze kandi raporo, tunabashimira kuko imibare nk'iyi ngiyi igiye hanze bituma tuganira tukamenya hari ikibazo kugira ngo dufatanye kukizamura. Reka mbaze Bwana Amos Serumba, nk'umuhagarariye urubyiruko cyangwa se umwe mu rubyiruko rubasha kuba rwamenya ibijyanye n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, by'umwihariko tugeze mu isoko rusange rya Africa FCFTA. Ngira ngo urebye nk'imibare igaragara muri ubushakashatsi, iyo tuvuze serivisi z'imari ni ukubitsa, ni ugufata inguzanyo, ariko durebye kubirebana no gufata inguzanyo ari nabyo Bwana John asorejeho, urabona ko imibare ikiri hasi. Nanone kandi niyo uganiriye n'ibigo by'imari, ndavuga izo banki n'izo microfinance, bakubwira ko urubyiruko ari abantu badakunze kwizerwa bitewe n'impamvu zitandukanye. Ese nkamwe nk'urubyiruko murabona ibi bizarangira bite, cyangwa se mu magambo make kugira ngo imibare izamuke ndetse n'icyo cyizere amabanki abagirira bizagenda bite? Murakoze cyane Placide, tunabashimira yuko mwadutumiye kugira ngo tuganire ku byateza imbere urubyiruko ndetse n'urubyiruko ruri mu bucuruzi. Nsubiye mbere yuko nsubiza ikibazo cyawe, ndashaka kugira ngo usobanure gatoya ku isoko rusange rya Afurika. Isoko rusange rya Afurika twagize amasezerano yasinywe hano mu mujyi wa Kigali 2018, ariko 2022 nibwo amasezerano yashyizwe mu bikorwa. Tukaba rero twebwe turi mu kigo cy'urubyiruko gishamikiye ku isoko rusange rya Afurika, dushinzwe kwihutisha ishyira mu bikorwa ry'amasezerano. Subiye ku kibazo warumbajije kuri financial inclusion, cyangwa se ku buryo urubyiruko rwose rwagira amahirwe cyangwa se ubushobozi bwo kwa accessinga amafaranga cyangwa se n'ibindi bikoresho byatuma biteza imbere. Mvuga gatoya kuko hari ukugira uburenganzira ndetse no kuba ufite ubwo bushobozi bwo kwa accessinga amafaranga.
ariko twebwe iyo turebye mu mujyo w'ubucuruzi ibyo twakwita wenda trade finance ni ibintu biri ngombwa cyane ku buryo tugomba kureba yuko urubyiruko ndetse n'abacuruzi na SMEs bose bagira ubushobozi ku buryo bafata izo nguzanyo cyangwa se ku buryo babona ayo mafaranga bafasha mu kwiteza imbere. So hari byinshi cyane byakorwa ndetse byinshi byarakozwe na leta yacu ndetse n'ibigo bishinzwe kwihutisha ibyo bikorwa, ariko nanone ni byiza mugenzi wanjye John yabivuzeho yuko turi ku kigero cya 94% ubu ngubu, ariko kandi nawe udakunda ibyiza dukeneye no kugera ku 100. Nabo batandatu basigaye nabo bakagerwaho na serivisi z'imari cyane rwose. Yego. So serivisi z'imari cyane cyane byewe ndebera mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. Wenda nkwaye nk'urugero gatoya 2019 African Development Bank ifatanyije n'ikindi kigo gishinzwe kwihutisha ubucuruzi bwa Afrika cyitwa Flexim Bank bakoze ubushakashatsi babona yuko 23% by'aba SMEs cyangwa se abacuruzi bato n'abaciriritse. Yes, abacuruzi bato n'abaciriritse badafite serivisi z'imari cyane cyane, ariko basanze muri East African Community ariyo iza ku mwanya wa mbere ku buryo aba SMEs badafite access kuri serivisi z'imari. So ni byiza cyane, ndetse hari byinshi dukeneye kugira ngo dukore na Access to Finance Rwanda byadufashamo kugira ngo urubyiruko cyane cyane, kuko iyo urebye NS2 na viziyo 2050 ibyifuzo ndetse n'ingamba dufata no kugira ngo tugire iyo economic transformation cyangwa se abaturage bave mu bukene bagire serivisi babone izo serivisi z'imari. So hakenewe ubukangurambaga bwimbitse cyane ku buryo abacuruzi batoya ndetse n'abacitse ku buryo bamenye uburyo bwo accessinga ayo mafaranga, kuko benshi hari uburyo bwo gusaba izo nguzanyo cyangwa se gusaba ayo mafaranga kugira ngo bafashe mu bucuruzi bwabo, ariko kubera batazi inzira bicamo uburyo babigenza, kenshi na kenshi usanga application zabo ziba rejected kubera batazi uburyo babigenza. So hakenewe kugira ngo, ni byiza kugira ngo tumenye yuko abanyarwanda bose urubyiruko bafite access kuri iyo serivisi z'imari, ariko ni na byiza kugira ngo bahabwe ingingo zitandukanye, bahabwe ubumenyi butandukanye ku buryo baza accessinga cyangwa se bazibonamo kugira ngo bibafashe mu kwihutisha mu iterambere ry'urubyiruko. Yego, ni Amos Seromba akaba ahagarariye urubyiruko rwabashije gukorana cyangwa se kumenya ibijyanye n'isoko rusange rya Afrika FCFTA. By'umwihariko kandi turi kumwe na Bwana John Rwirahira, akaba akuriye abashakashatsi bo muri Access to Finance Rwanda bakoze raporo turi kuganiraho kuri uyu mugoroba. Ni raporo yiswe Finiscope Youth 2024, aho igaragaza ko urubyiruko rubasha kugera kuri serivisi z'imari ku kigero cya 94%. Turacyane mu kiganiro izingiro ry'ubukungu. Munyemere tubanze tuve muri studio gato tujye kureba umugabo cyangwa se umurwemezamo witwa Eugene Mfizi. Uyu ni umunyabugeni, atunzwe n'ubucuruzi bw'ibihangano bye. Yahoze ari umupolisi, aza kwinjira mu bugeni. Niwo mwuga umutunze kuva yava muri ako kazi kandi, ariko avuga ko umwuga wabo ushaka kuba watunga abantu, ariko by'umwihariko akavuga ko bafite ingorane zikomeye cyane z'abantu babigana ibihangano byabo cyangwa se z'abantu batuma ibihangano bakoze bidakomeza kugira umwimerere. Munyimire tubanze dukurikirane inkuru ya Eugene Mfizi, umunyabugeni, turagaruka mu kanya. Ibikorwa by'ubucuruzi rero ntabwo navuga ngo nabitangiye ryari, ariko bimaze igihe kirekire. Ibikorwa bimaze imyaka myinshi, muri za 86 kuzamuka, ariko nabishyize mu bikorwa cyane muri 2015 na 16 nibwo nabishyize ku mugaragaro cyane.
aho natangiriye rero nta handi aho natangiye maze kurangiza kaminuza nkora igipolisi mvuye mu gipolisi nibwo naje gukomeza uno mwuga uno mwuga nawutangiye muri za 15 na 16 nkomerezaho cyane ntangira ubugeni ntangira ashushanya utuntu dutoya ntangira ibinini nkomereza muri East Africa nkora ama expo atandukanye yo mu Rwanda nkurikizaho muri East Africa kugeza umunsi wa none hari urwego ngezemo muri ino myaka maze nk'ingahe. Umwihariko wanjye nta wundi ngerageza kureba icyo abanyarwanda bakunda nkagerageza no gukora umuco cyane niba wagiye witegereza wagenda ubona metaburo z'umuco cyane abanyarwanda barikunda bakunda ibintu byabo nibyo urugendo ubonamo ubu niwo mwihariko nkunda kugira ikindi ntabwo ni nkunda ibyo nkunda cyane ahubwo nkunda ibyo abantu bakunda icyo gihe iyo mbikoze nabo baza bangana. Imbogamizi dukunda guhura nazo nk'ubu ngubu nturira ko nkweretse igihangano nk'iki ejo ntibizagutangaza ubonye n'abandi bagikoze neza nk'icyo ngicyo ugasanga rero niyo mpamvu sitoka hano ubishatse akaza kubishaka kuko babisubiramo wanagerageza wenda ngo urajya kubirwanya kubyirukanka bikazaguhenda kure ko kugira gute kubihisha ukazajya ubyereka ko ugomba kubiha. Iyo niyo mbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri mwakoze kunsura ni ukuta abantu ko batazi aho dukora n'ibyo dukora ugasanga baracyakunze iby'amahanga baracyari mu by'abacayina nabyo ni byiza babikunda ariko bakunda iby'iwabo kurushaho urabona ko umushinwa umuranye no tutakompete nicyo kintu imbogamizi nkunda guhura nazo ni uko abantu batazi ibyo dukora n'aho tubikorera. Imfizi Eugene ni umunyabugeni tukaba rero ari igice twahariye ba rwiyemezamirimo mu nzego zose zitandukanye mu rwego kugira ngo tuganire nabo batubwire uko ubucuruzi bwabo buhagaze akazi kabo bakora uburyo kabatunze ndetse n'uburyo gafasha sosiyete muri rusange. By'umwihariko reka tugaruke muri studio zacu turacyari mu kiganiro izingiro ry'ubukungu. Muri studio rero mwabonye ko turi kumwe na John Rwirahira waturutse muri Access to Finance akaba umushakashatsi ukuriye itsinda ryakoze Finscope Youth 2024. By'umwihariko bwana John watubwiye ko nibyo koko urubyiruko rugerwaho na serivisi z'imari bari ku gipimo cya 94%, ariko imibare watubwiye twasanze abakoresha amabanki ari bake na 18%, hanyuma wareba abandi bakoresha izindi serivisi z'imari zitari za banki ni 90%. Nanone tubwira ko ibijyanye n'abakoresha amatsinda cyangwa se ibimina bari kuri 65%. Ibyo byose bikabafasha mu kubona inguzanyo, ariko umuntu ari kwibaza kubera iki iyi mibare yazamutse. Hari abavuga ko ikoranabuhanga ryabigizemo uruhare, ibyo nibyo? Yego. Kimwe mu byatumye iyi mibare izamuka cyane n'izo serivisi z'imari zigira ku bantu benshi ni ikoranabuhanga ukuntu ryagiye rigera ku baturage benshi cyane cyane mu rubyiruko. Twese turabizi icyo dukoresha telefone ntabwo tukikoresha gusa mu guhamagara no kwakira za message, ahubwo nayo isigaye ari konti ubwayo. Uyifite mu maboko usa n'ufite bank, usa n'ufite konti yawe kuri bank kuko akenshi biranahuye, ariko na transaction zonyine zikoreshwa through izo mobile money transaction, haba kwakira amafaranga cyangwa se kohereza, ni ikintu gikomeye. Ngo rero ubushakashatsi bwagaragaje ko abagera kuri 75% mu rubyiruko bafite byibuze konti ya mobile money. Kandi niba mvuze mobile money ntabwo mvuga gusa ubwo ni kuvuga ngo ni from izivuye kuri mobile operators batandukanye, ariko akaba abazikoresha abona bafite amakonti, abazikoresha akoresha izo serivisi za momo ari nayo driver nini cyane yatumye serivisi z'imari zigera ku bantu benshi bagera kuri 45. Bivuze ko hari abantu bafite amakonti ariko hari n'abafite bashobora kubakoresha sim card zanditse ku bandi bantu uze konti z'abandi. So ibyo byose ni ibintu byatumye mu by'ukuri serivisi z'imari zigera ku bantu benshi. Gusa icyo tugomba kuganiraho kandi gushyiramo imbaraga ni ukugira ngo tuyifate nk'ahari opportunity duhawe kugira ngo nabyo tunoze serivisi z'imari zigera kuri abo bantu. Ese ni gute, ni izihe microcredit cyangwa se inguzanyo ziciriritse zishobora
kunyuzwa kuri izo konti abantu bafite, rishobora kurira kuri rikoreshwa riri hejuru rya mobile ya telefone kugira ngo serivisi zishobora kugera ku bantu benshi cyane. Icyo nacyo ntekereza ko ari ikintu gikomeye tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo ntibi yo guhamagara gusa cyangwa se kohereza no kwakira amafaranga, ariko nidukore serivisi zihariye, produit ziri specific zishobora gukorana n'iri koranabuhanga rihari kandi ryiza tunabona rinaduhendukiye kugira ngo urubyiruko rwinshi rushobora kugera kuri izo serivisi z'imari. Rero tubifata nk'ahari ikintu gikomeye kandi kiza nka opportunity kugira ngo tucyubakireho dushobore gusakaza za serivisi z'imari mu rubyiruko. Yego, urakoze Bwana Rwirahira. Reka tujye kuri Seromba. Urumva tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga hari icyo riri gufasha cyane cyane urubyiruko kwegera izi serivisi z'imari. Tugiye mu bucuruzi naho turabizi ko hari amahirwe menshi ikoranabuhanga ryazanye kugira ngo ryihutishe ubucuruzi. Ese nkamwe wenda nk'urubyiruko mubona hari iki ikoranabuhanga riri gufasha urubyiruko cyane cyane abo twita SMEs, abafite ibigo bito n'ibiciriritse cyangwa se abagitangira ubucuruzi? Murakoze cyane Proceed. No kuvuga ngo ikoranabuhanga ni igikoresho gikomeye cyane, ariko mbere yuko ngeraho ngaho nasubirayo nyuma gatoya. Ni byiza cyane yuko abanyarwanda ndetse n'urubyiruko cyane bagezwaho izo serivisi z'imari mu gukoresha mobile money, mu gukoresha amabanki atandukanye, mu gushyiraho bank accounts, koherezanya amafaranga. Ni byiza cyane kuko ni n'ibyo kwishimira cyane, kuko urebye nahoze ndeba muri raporo ya Access Bank, Access to Finance ya Finscope 24 nabonye ari byiza cyane kuva ku kigero twariho no kuri 94 tugezeho. Ni ibintu byiza cyane ndetse binagaragaza mu by'ukuri yuko dufite icyerekezo n'igihugu ahantu turimo kugana. Byavuye kuri 48 kugera kuri 94 mu gihe cy'imyaka 4. Ni byiza cyane. Yego, mu gihe cy'imyaka 4. Ariko nanone Access to Finance wenda badufashije bazana dukorera ubushakashatsi bakareba ese urubyiruko bagezwa na serivisi z'imari, ariko cyane cyane zikabafasha mu gucuruza, kuko dushobora kugezwaho n'izo serivisi z'imari ariko ugasanga ndakoresha mobile money, mfite bank accounts, ariko muri saving, muri investment ntago birimo kudufasha, kandi ari byo dukeneye cyane nk'urubyiruko kugira ngo turemeje hazaza, haba mu bucuruzi cyangwa se no mu buzima busanzwe cyangwa se no mu kwibeshaho imbere hazaza. So ni ikoranabuhanga ni ryiza cyane, ndetse no muri mu isoko rusange rya Afurika dufitemo nabyita wenda ingingo cyangwa se amategeko, dufitemo amategeko atandukanye agenga impande zimwe z'ubucuruzi. Dufitemo noneho n'iryo tegeko rigenda ubucuruzi bw'ikoranabuhanga, icyo twakwita digital trade, ndetse ririmo rirakora cyane ku buryo hari n'ubukangurambaga burimo gukorwa, urubyiruko birimo kubafasha, kuko iyo urebye ku kigero cy'urubyiruko ubu ngubu, twebwe abavutse mu myaka mishya, yo nakwita mishya cyangwa se mu kinyejana icyo twakwita genzi, ubona yuko twebwe n'ibintu byose dukora n'ikoranabuhanga biragoranye. Genzi bo bari mu ikoranabuhanga cyane. Yego, nahoze nsoma akantu ejo bundi karanseta, mbona ukuntu wajyaga mu ishuri bakagukubita kugira ngo wandike neza ugire umukono mwiza cyane. Ariko ubu ngubu ya masaha yose bagoraga ubu ngubu yamara ku mashini utayipinga. Ariko ni byiza cyane. Ngo n'abana b'ikigihe ntago kubabona bandika umukono mwiza biragoranye cyane kuko ikoranabuhanga ryarabikemuye. Ikoranabuhanga ni ryiza cyane cyane mu bucuruzi noneho bwambukiranya imipaka. Noneho twagize n'amahirwe na Secretariat y'isoko rusange rya Afurika ishyiraho iryo tegeko rigenga ubucuruzi bw'ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo urubyiruko babikora neza, ushobora gucuruza uri hano mu Rwanda, kohereza ubucuruzwa byawe muri Ghana, ukabona inyungu, ukabona ndetse n'ibindi wifuza kubona.
kandi birimo birakorwa neza n'iryo koranabuhanga ni ukuvuga ngo mu isoko rusange rya Afurika dufitemo ibyo twakwita reka nzite instruments cyangwa se ibifasha kugira ngo ubucuruzi nyafurika bugende neza. Muri ibyo rero dufitemo icyitwa PAPS, Pan African Non-Payment Settlement System. Ni ukuvuga ngo ifasha ushobora gucuruza uri hano mu Rwanda ukohereza amafaranga ukayohereza muri Nigeria cyangwa se muri Ghana cyangwa se muri Cameroon utagombye kujya gukora foreign exchange, kujya kuvunjisha, ukagura igicuruzwa cyawe ukakizana ndetse ukanatumiza ibicuruzwa byawe cyangwa se ukanabyohereza. Bigaragaza yuko ikoranabuhanga ari ingenzi cyane ndetse ari ingirakamaro, ariko twebwe nk'abanyarwanda nk'urubyiruko rw'u Rwanda tukaba twaragize n'amahirwe, igihugu cyacu kikaba cyihutira kugira ngo cyakire iryo koresha ry'ikoranabuhanga. So iyo ugiye kureba rero mu bucuruzi, ibigo byose bishinzwe kwihutisha ubucuruzi byagiye bishyiraho imbuga zitandukanye cyangwa se zo nakwita platforms ku buryo ushobora gucuruza neza ndetse ukamenya amakuru atandukanye ku isoko, aho ugiye kohereza ibicuruzwa byawe, aho ugiye kugura ibicuruzwa byawe. Mbere yuko ujya gucuruza ukamenya ese ahantu niba ngiye kohereza ikawa yanjye muri Ghana nibyo irakenewe, cyangwa se niba ngiye kohereza ikawa yanjye muri Egypt nibyo regulations cyangwa se ibisabwa amategeko n'amabwiriza ntago bingonga. Ibyo byose rero ni ku ikoranabuhanga, ntago biri gusa kugira ngo uve hano ugiye muri, dufite icyitwa adjustment fund, n'amafaranga ashinzwe kugira ngo afashe ibihugu ariko byamaze gusinya amasezerano isoko rusange rya Afurika kugira ngo bihutishe ayo masezerano ndetse n'isoko rusange ritangire gukora. So ntabwo bigusaba kugira ngo uve hano ujye muri Cairo muri Egypt kugira ngo ujye kumenya kuvuga ngo ese bigenda gute kugira ngo n'amafaranga aboneke, ariko byanamahirwe icyicaro cya adjustment fund kiri hano muri Kigali, niyo mahirwe dufite. Ariko usibye n'ibyo ngibyo hari ibindi byinshi bitandukanye utagombye wicara ahantu uri ugafata imashini yawe cyangwa telefoni yawe ukajya kuri internet ukabona amakuru yose. So ikoranabuhanga ni byiza cyane kandi ririmo riradufasha, ahubwo mbona dukwiye, kuko ikibazo ubu ngubu cyugarije cyane ni ukugira ngo urubyiruko babone izo nguzanyo cyangwa se ayo mafaranga cyangwa se izo serivisi imari zibagereho, ariko mu bucuruzi bibagereho kugira ngo niba ari SMS afite wenda arimo gucuruza ashaka kwambukiranya imipaka arabishaka, ariko ntabwo arabona amafaranga ahagije amufasha kugira ngo ibyo bicuruzwa bye, ashaka kuba yaranabonye isoko ariko kugira ngo ayo mafaranga amufashe, cyangwa se niba ari inguzanyo abonye imufashe kugira ngo yambukiranye acuruze yambukiranya imipaka, yagura ubucuruzi bwe ubashe kwambukiranya imipaka acuruze no mu bindi bihugu. Urakoze cyane Bwana Seromba. Ngarutse kuri Rwirahira ari ikintu avuze gikomeye, aragira ati imibare kuko ni myiza, agaragara ko urubyiruko ruri kugerwaho na serivisi z'imari iri kuzamuka. Ibyo ni ibintu byo kwishimira, ariko kongera agaragaza ikintu gikomeye cy'uko ikintu cyitwa saving na investment cyangwa se mu Kinyarwanda kwizigamira ndetse no gushora imari ari byo bintu byagakwiye ahubwo kurebwaho. Ese ibijyanye no kwizigamira ndetse no gushora imari mu rubyiruko byo ubushakashatsi bwanyu hari icyo bwabonyeho? Nkuko nigeze kubikomozaho kare, twavuze ko ubushakashatsi bwagaragaje ko 81% ry'urubyiruko rwizigama mu nzira zitandukanye, ariko kwizigama n'ubundi bisa naho abazigama bakoresheje banki bikiri ikibazo. Icyo rero gihita gihinduka n'ikibazo mu by'ukuri kugira ngo babone amafaranga ahagije yo kuba bashora no mu bindi bikorwa cyane cyane ibibyara inyungu. Iyi iracyari imbogamizi kuba saving cyangwa se kwizigama, ubwizigame bukiri hasi butuma n'ubundi abantu badashobora kubona inguzanyo cyangwa se badashobora kubona amafaranga bakeneye kugira ngo bashobore gushora mu gushora imari mu bindi bikorwa by'ubucuruzi. Icyo ni ikintu gikomeye kandi kigomba no kwitabwaho, uko dukomeza dufungura tunagitanga na serivisi zihariye
cyane cyane kugira ngo abantu birasa naho ni no gushora gutanga serivisi kubegereza serivisi ni no kubashoramo imbaraga n'ubushobozi kugira ngo nabo ubwabo biyubakemo ubushobozi bwo kuzashora aho rero urumva ko uko bigenda biba ikibazo mu bwizigame ni nako ishoramari rikomeza kudindira mu by'ukuri so icyo twifuza cyane ni uko tubanza gufungura tugakora serivisi z'imari zijyanye n'ibyifuzo by'urubyiruko ubwo urubyiruko nabwo rufite ukuntu rutandukanye urwo mu cyaro ruratandukanye n'urwo mu mujyi abahungu n'abakobwa bashobora kuba bafite na nidi zitandukanye ibyo nabyo bigomba kwitabwaho ayo makuru tuyakusanyije tukayanaliza ndetse akadufasha kuba twakora izo serivisi z'imari ziri specifique ziza gukemura ibibazo runaka bya kategori runaka zo mu rubyiruko ni ikintu gikomeye bizanadufasha mu by'ukuri kubakira ubushobozi bw'abandi tubakira ubushobozi bwo kuba bagera kuri izo mari ariko bizanahindukamo mu by'ukuri ubushobozi bwisumbuyeho bwo gushobora imari ni kimwe kibyara ikindi mu by'ukuri niko twabifata kuri none yego nuko twabifata ubwo abizigamira bagomba kwiyongera mu gihe n'iryo shoramari rizaboneke mu rubyiruko ariko nkuko twazo tubiganiraho tuvuga ko ikoranabuhanga rikomeje kuzamuka cyane cyane mu rubyiruko munyemerere tubanze tujye mu gice cyacu twahariye udushya mu bukungu aho tuba turebera hamwe ibirebana na tekinoloji cyangwa se n'ikoranabuhanga ndetse n'ibishya biba biri ku isoko by'umwihariko uyu munsi turasura uwitwa Songa Chris Musonera uyu ni rwiyemezamirimo washinze urubuga rwitwa ikizamini.com rufasha abitegura gukora ibizamini bitandukanye harimo nk'ibyo kubona uruhushya rwo gutwara imodoka uruhushya rw'agateganyo ruzwi nka provisoire bakaba babasha kwiga ndetse bakanatsinda umunyamakuru wacu Ange Gaga Mahoro yasuye Musonera maze atuzanira iki kiganiro Ikaze nanone mu kiganiro izingiro ry'ubukungu mu gace kacu dushya mu bukungu aho tuvuga ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu muri rusange uyu munsi twasuye ikizamini.com ushobora kwibaza uti se bakora ibiki bari hehe bakora ibijyanye n'iki ntujye kure kuko barahari kugira ngo babidusobanurire ikaze aho dukorera ikizamini.com amazina yanjye nitwa Songa Chris nkaba ndi umuyobozi wa ikizamini.com umwe mu bayitangije hari n'abandi twatangiranye ikizamini.com akaba ari urubuga rufasha abantu kwitegura ibizamini bitandukanye ariko icyo abantu benshi batuziho ni ukwitegurira gukorera icyo bita provisoire cyangwa uruhushya rwo gutwara rw'agateganyo tukaba rero twaratangiye 2016 tumaze mu myaka hafi 8 dukora dutangira byari ibintu tumva ariko ubu ngubu biri kugenda byumvikana cyane tujya no gutangira buriya ikibazo cyari kuba ibintu bikomeye bigora abantu ku buryo biga base ndashaka gukorera provisoire ndahera hehe ndajya muri auto école ndabona umwanya se mfite akazi bikagorana so twarabyoroheje bituma dukora no website ikizamini.com ushobora gufata telefone yawe ukajyaho usurira imbuga zitandukanye cyangwa ugafata computer yawe ukajyaho usurira imbuga zitandukanye ukandika ikizamini.com tujya kuri website ugatangira ukiyandikisha bisaba telefone yawe ntabwo tugorana cyane imyirondoro mikeya ugatangira ukiga waba ushaka kwiga gake gake waba ushaka kubifatira byose icyarimwe byose biba biri ku rubuga ntabwo uvuga ngo uzategereza ejo ngo bihagere anytime igihe icyo ari cyo cyose ushaka gukora watangira ukiga kino gitekerezo kugira ngo mugishyire mu bikorwa byatangiye bite byaje gute hari izihe mbogamizi mwakemuye izihe imbogamizi ya mbere twahuye tujya kugira igitekerezo cya mbere ni ukuba ibintu bitaboneka igihe cyose ubishakiye abanyarwanda barayikunze barayikoresha amaze imyaka 8 muyikora mubona abanyarwanda bayifashe gute babyitwaramo bati baraza cyangwa ntibazi dutangira twatangiye 2016 tuvuga ati reka tujye kwishyuza abantu kubera ko abantu ntabwo baramenya ikintu kijyanye na internet cyane kuyikoresha mu bindi bitari gusoma wenda amakuru kujya kuri Google kureba ibintu biri aho ariko tubanze tureba abantu uburyo bakoresha urubuga rwacu so muri 2020 nibwo twatangiye kwishyuza tubonye abantu benshi kugeza ubu ngubu dufite abantu barenga 120 bakoresheje urubuga rwacu barusuye bakarukoresha
uyu munsi tugenda tubona abantu babishaka ukabona agasura urubuga rwacu ubona abantu muri comments bari gutubaza se ibintu turabigeraho gute abantu baraza kandi bagenda biyongera ko n'abajene bagenda baza ari benshi bashaka gukorera izo za provisoire ko nibo bumva cyane ibintu bijyanye na internet bakorera aho bari. Hari uburyo iyo umuntu yinjiye muri systeme yanyu hari uburyo ubona ko atari ikizamini nyine kino gisanzwe bira byo mwabitekereje mute byaje gute? So twicyo dukora tubikoramo ibintu bimeze nk'imikino ugakina uniga nabyo bita gamifying ni uko abantu bakora. So icyo twakoze icyo bita study cards cyangwa amakarita yo kwiga. So umeze nkaho uri kwiga umeze nkaho uri scrolling mu makarita atandukanye amwe bakayagarura hari no ukibuka bakongera bakakugarura yandi ukareba niba ukibyumva noneho bagahita baguhana quiz. So urumva wa muntu wigaga afata mu mutwe yavuga ati ikinyamitende ni iki arwana nacyo mu mwanya mutoya araba yabimenye ko arahura na ka quiz gahita kamwereka n'ifoto ibyo wiga noneho byose twongeraho n'amafoto cyangwa amavideo. So ibyo byose rero ubwo buryo bw'umwihariko wacu dukora bigatuma noneho abantu badukunda babona ko hari icyo bita value addition cyangwa inyungu kuri bo. Mwabyumvishe rero ni ahanyu kugira ngo muteze imbere nk'uko nabo babikoze ngubu bakaba bageze ahantu hashimishije. Reka giye mbasezere udushya mu bukungu n'akagaruka. Bye bye. Ni Musonera Chris umwe mu bashinze urubuga ikizamini.com. Ni urubuga rufasha abashaka gukora ibizamini kuba batsinda nkuko tubikurikiye mu kiganiro nagiranye n'umunyamakuru wacu Ange Gaga Amahoro. Tugaruke muri studio zacu rero munyemerere tusoze kuko iminota iri kugenda idusiga. Ku ngingo yacu y'umunsi twaganiraga ku byerekeranye no kwegereza urubyiruko serivisi z'imari n'uburyo twategura ejo hazaza hishoramari ry'u Rwanda. Bwana Rwirahira nk'umwe mu bashakashatsi bakoze ubushakashatsi bwa Finscope Youth 2024 mu magambo make dusoza niki ubona wavuga cyagaragaye mu bushakashatsi mwakoze kugira ngo urubyiruko rubashe kuba rwakemura ibibazo byarwo bishingiye mu kubona igishoro cyo gutangiza ubucuruzi bwabo ariko ari nako banagana na serivisi z'imari? Murakoze. Icyambere navuga nuko ubushakashatsi bwa Finscope n'amakuru butanga n'amakuru y'abanyarwanda n'amakuru agomba kwifashishwa mu igenamigambi ritandukanye n'abantu batandukanye kugira ngo bashobore korohereza urubyiruko kugera kuri serivisi z'imari. Ngo rero haba ubushakashatsi n'ubundi buzasohoka n'amakuru y'abanyarwanda agomba gufasha mu igenamigambi. Icya kabiri reka habeho guhuza imbaraga, ubwo ndavuga leta n'abandi bafatanyabikorwa mu guhuza imbaraga kugira ngo borohereze urubyiruko kugera kuri serivisi z'imari. Aha nanone ntabwo nasoza navuze ikibazo cy'ubushobozi. Ubushobozi rero hari ubushobozi buri ku mpande zombi, ubushobozi buri ku rubyiruko bukiri bukeya cyane cyane mu gukora imishinga ishobora kwemerwa n'amabanki, ariko n'ubushobozi bujyanye n'iby'imari icyo twita financial literacy cyangwa se financial education. Ni ngombwa cyane ko baba bafite ubwo bumenyi kugira ngo bazashobore no kuyobora imishinga cyangwa se kuridinga imishinga yabo neza nk'uko bisabwa. Ikindi navuga ubwo bushobozi n'ubundi nabwo buranakenewe no ku ruhande rw'abatanga serivisi z'imari ku mabanki no muri za microfinance kugira ngo bashobore gukora serivisi z'imari zijyanye n'ibyifuzo by'urubyiruko biza gufasha mu by'ukuri gukemura cya kibazo cy'urubyiruko gisanzwe gihari. Ikindi abafatanyabikorwa banashyiraho ni ugushyiraho ingamba haba na incentives ishobora gutuma mu by'ukuri bizimwe mu mbogamizi zituma iya mishinga mugenzi wanjye yigeze kuvuga ituma banki zitemera ya mishinga yatanzwe n'urubyiruko zivaho. Ubwo turavuga za grant ndetse n'izindi facilities zishobora gushyirwaho kugira ngo urubyiruko rwa accessing izo facilities cyangwa se finance zivuye muri haba mu banki ndetse no muri za microfinance. Amoseromba mu masegonda makeya tubwira icyo ubona cyakora kugira ngo urubyiruko rubashe kuza mu bucuruzi ari rwinshi ari nako kandi rufasha igihugu mu bukungu mu gutera imbere. Rakoze Placide, ndahera ku ngingo ebyiri mugenzi wanjye asorejeho. Ya mbere ni ubufatanye hagati ya leta ndetse n'ibigo bishinzwe cyangwa se bitanga izo serivisi. Ikintu twifuza ni uko urubyiruko duproducinga
isoko mu gihugu imbere hakuzura ku buryo ibicuruzwa byaba exported cyangwa se byatangira gucuruzwa byambukiranya imipaka. Icyo ni icya mbere. So icya kabiri dukeneye n'ibigo bifasha urubyiruko kugira ngo niyo mishinga bakora mugenzi wanjye bivuze neza ibe yakwemerwa n'amabanki kugira ngo batange izo nguzanyo. So dukeneye serivisi ebyiri kugira ngo urubyiruko babone ubwo bumenyi butangwa n'ibigo ndetse n'ubufatanye na leta. Icya kabiri ni ukugira ngo urubyiruko bagire amahirwe y'uko babona izo nguzanyo bitewe bigendeye no ku bisabwa kugira ngo babone uko bacuruza ndetse haba imbere mu gihugu no hanze y'igihugu. Yego, turamushimiye cyane Amos Seromba, akaba ari umwe mu hagarariye urubyiruko rw'u Rwanda mu isoko rusange rya Africa FCFTA. Turabashimiye bwana Amos Seromba kwitabira ikiganiro. Murakoze cyane Prince. Turashimira cyane kandi na bwana John Rwirahira, ni umwe mu bakuru y'ubushakashatsi mu kigo Access to Finance Rwanda, nawe turamushimira cyane kuba yitabira ikiganiro cyacu. Murakoze. Turashimira namwe mwese mwabanye natwe kuva dutangiye kugeza dusoje ikiganiro izingiro ry'ubukungu. Naho ubutaha ngiye na Placide Nyinshuti, ariko nari ndi kumwe na mugenzi wanjye udufasha muri rurimi rw'amarenga ni Musabyimana Joseph. Naho ubutaha. Tariki ya 5 na tariki ya 8 muri uku kwezi kwa 11 ikigo cy'imisoro n'amahoro cyashimiye abasora bo mu ntara y'Amajyaruguru n'abo mu ntara y'Iburengerazuba. Ni muri gahunda yo gushimira abasora beza bo mwaka wa 2023-2024 mu gikorwa ngaruka mwaka kibaye ku nshuro ya 22 kigamije ahanini kwereka abasora uruhare rwabo bagira mu iterambere ry'igihugu n'umusaruro w'imisoro baba batanze. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku butumwa butangwa n'abasora mu rwego rwo gushishikariza abadasora nabo kubikora birinda icyo ari cyo cyose cyatuma umusoro utinjira uko bikwiye. Ikigo cy'imisoro n'amahoro nacyo kigaragaza ko guhemba abitwaye neza mu misoro ari bwo buryo bwiza bwo gushimira uruhare nabo bagira no gukomeza gukangurira abandi kwitabira gutanga umusoro kandi ku gihe. Abasora bo mu ntara y'Amajyaruguru bashimiwe uruhare rwabo mu gutanga umusoro. Ni umuhango wo gushimira abasora bahize abandi mu ntara y'Amajyaruguru mu gutanga imisoro myinshi, kutagira ibirarane, gusaba no gutanga fagitire ya IBM ndetse no gukurikiza amategeko agenga imisoro muri rusange. Icya mbere ni uburyo imizamukire mu kumva imikoreshereze ya IBM igenda izamuka. Cyo ni ikintu twishimira. Hari byinshi twakosora ariko mu by'ukuri intambwe imaze guterwa niyo gushimirwa. Icya kabiri ni uburyo imisoro ikusanywa muri intara igenda igaragara. Ngira ngo wabonye imibare ko iyi ntara ihiga izindi mu buryo bwo kuba yatanga imisoro. Aho bitaragenda neza hari imirongo migari twaganiyeho n'ubuyobozi kandi numva naho bizagenda bikosoka. Mu bahembwe muri intara y'Amajyaruguru harimo Société Commerciale des Produits Divers et Hotellerie yo mu karere ka Musanze, Dusangira Ubuzima Limited yo mu karere ka Gicumbi, Koperative Baho Neza Butaro yo mu karere ka Burera, Rukseke icunga umutekano yo mu karere ka Rulindo ndetse na Koperative Kunda Kawa Rushashi yo mu karere ka Gakenke. Hashimiwe kandi Ruwimira nk'usora neza mu cyiciro cy'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze. Rupia Matias nawe yashimiwe nk'uwakoresheje neza IBM ndetse na Hakizimana William wahize abandi mu gusaba fagitire ya IBM muri intara y'Amajyaruguru. Abahembwe bose bishimira ko bageze ku rwego rwiza mu gukoresha IBM, bagashishikariza n'abandi kwitabira ikoranabuhanga rya IBM. Biragaragara ko hari bamwe batari babyumva. Numva umuntu utari wamenyera gutanga IBM yakagombye kugira imyumvire myiza, kuko aho tugenda hose iyo urebye hari ibikorwa remezo byangiritse usanga umunyarwanda ari kuvuga ati ahantu leta kwitakora bimeze gute, ko nta mashuri dufite ni makeya, abana bacu bafite ubucucike, ariko ugasanga ibyo bintu byose ntagazi yuko ari ugomba kubigiramo uruhare kugira ngo wa musoro uze usane ibyo bikorwa remezo cyangwa se ubyubake. Numva rero ku rwange ruhande nashishikariza umunyarwanda wese utari wamenya agaciro ka IBM kugira uruhare mu kugira ngo ayitange, hanyuma ibikorwa remezo byose iterambere ry'igihugu ribashe kujya mbere. Iyo kugira ngo ubwo iyo IBM bitabire kuyikoresha kuko idufasha no kugira ngo twikontorore mu bicuruzwa byacu, ubuzima bwacu uko bwije nuko bukeye. Ushobora gukoresha IBM neza gutaha uzi umutungo wawe uraranye uwo munsi wifashishije IBM. Rero ifasha abantu gukora neza
ubucungamari bwabo. Intara y'Amajyaruguru uyu mwaka yinjije miliyari 44 na miliyoni 730 z'amafaranga y'u Rwanda. Intego ikaba yari ukwinjiza miliyari 48 na miliyoni 670 z'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo iyi ntara yaje imbere mu gukusanya imisoro y'ubutegetsi bwite bwa leta, ntabwo yabashije kugera ku ntego yari yihaye yo gukusanya imisoro yeguriwe inzego z'ibanze. Aho twari dufite intege nke twarahabonye kandi twatangiye no gufata ibyemezo bituma tutazajya munsi y'intego twihaye uyu mwaka, harimo cyane cyane kureba amahirwe yose dufite tukayamenya, niba ari ibibanza bigomba gusoreshwa, niba ari amazu akodeshwa agomba gutanga iby'amategeko ateganya, ndetse no guhangana n'amagendo tugenda tubona hirya no hino, ari inzoga, ari caguwa. Ibyo byose bikazadufasha ko n'uyu mwaka twatangiye aho twari dufite intege nkeya naho bizashoboka, gutyo iterambere twifuza nk'intara rikihuta tukarigeraho mu gihe cya vuba. Abahembwe bo mu ntara y'Iburengerazuba nabo bishimira ibihembo bahawe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, bagashimangira ko imisoro batanga igaragarira mu bikorwa by'iterambere leta ibagezaho. Ngira ngo umuriro aho ngaho dukorera waje vuba cyane, mu ngira ngo kumara nk'imyaka nk'icumi niba dukabije, kandi dukoresha umuriro mwinshi cyane w'amashanyarazi. Ni ukuvuga ngo icyo gikorwa remezo kugira ngo kigere aho ngaho ni uko biba byasabye imbaraga za leta, ni uko biba byasabye wa musoro twasoze. Nibaza rero rwose umusoro ufite icyo tumariye, utwubakira kwanza ibintu byangombwa by'ibanze, ufasha abanyeshuri kwiga. Wese abanyeshuri abakoze dukoresha mu bucukuzi, nta mashuri ya mining yabagaho. Ubu ngubu turakoresha abana bize mining bigishijwe nande, bigishijwe na leta kuri buruse ya leta. Uzabaze nta kigo cyigenga giforoma abantu kwiga mining cyangwa geology. Ni ukuvuga ngo bituruka mu musoro, ni wa musoro. Ni ukuvuga rero twebwe ni ukuvuga ngo tugomba kureponda leta yadukoreye ibyo ngibyo, noneho tukagendana n'igihe. Apana ibintu byayo byo kuvuga ngo uranyereza umusoro nibwo uzunguka. Iyo unyereje umusoro buri igihombo kiba ugenda wububa nyine, ariko ubu tuhagaze bwuma kubera ko tuzi imbaraga zo gusora kandi ugasora neza. Kwanza ni inshingano kuba nsora neza, iyo nasoze neza niyo ubuse nasora neza nkananirwa kunguka gute. Tuvuye muri Ngororero ngewe nkorera mu murenge wa Nyange, ariko kubera umusoro ubu mihanda twarawubonye wa kaburimbo, ivuriro bararitwubakiye rimeze neza rwose. Umusoro niyo iryo banga nakoresheje, ni ugutanga umusoro uko bikwiye. Mu mwaka ushize w'ingengo y'imari watangiranye n'ukwezi kwa Nyakanga 2023 ukagera muri Kamena 2024, intara y'Iburengerazuba yari ifite intego yo kwinjiza miliyari 54 na miliyoni 830 z'amafaranga y'u Rwanda z'imisoro y'ubutegetsi bwite bwa leta, ariko yashoboye kwinjiza miliyari 48 na miliyoni 540 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe kandi y'intara yabaye ya mbere mu kwinjiza imisoro myinshi yeguriwe uturere, kuko yinjije miliyari 12 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe yari ifite intego ya miliyari 12 na miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Abasora bashimiwe muri intara y'Iburengerazuba harimo Pfunda Tea Company yo mu karere ka Rubavu, Shagasha Tea Company yo mu karere ka Rusizi, Nyungwe Management Company yo mu karere ka Nyamasheke, Moria Hill Resort Limited yo mu karere ka Karongi, Koni Family Company Limited yo mu karere ka Ngororero, Sako Karisimbi Jenda yo mu karere ka Nyabihu, Rubavu Exploitation and Trading Company Limited yo mu karere ka Rutsiro, ndetse hahembwe kandi usora watanze neza imisoro yeguriwe inzego z'ibanze ariwe uzaba umwana Dorote, ndetse n'usora wahize abandi mu gukoresha neza IBM District Farm Limited. Hahembwe kandi umuguzi wahize abandi mu gusaba inyemezabuguzi ya IBM muri intara y'Iburengerazuba ariwe Iradukunda Joseline. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Dushimimana Lambert avuga ko imisoro ariho hantu hambere igihugu gikura ingengo y'imari yacyo, bityo ko imisoro idahari hari ibikorwa remezo bitakorwa. Akavuga ko intara izakomeza gufatanya n'ikigo cy'imisoro n'abahoro, hagakorwa ubukangurambaga abantu bakarushaho gutanga umusoro uko bisabwa. Koresha IBM ni za twese n'ibyo umunyarwanda wese kugura bakaguhereza IBM iriho igiciro kitangana nayo watanze, byonyine ugaceceka, ubu nawe gutije umurindi, ubu utangiye nawe kubangamira imikoreshereze ya IBM.
ariko uriya mucuruzi witanga hari ubwo umuntu bya bindi tuvuga ngo usakuma byinshi ugasohoza bike, buriya ni bya bindi uwangiye ibyo abyibiramo, ubwo utangiye gutatira na wa mutungo wawe utangiye kumwumvise ko ibihano birakakaye. Rero turabasaba abantu bose gukangurirwa gukoresha IBM, ari ucuruza ariko noneho n'ugura ngira ngo mwabonye ko hahembwe n'uwayatse cyane. Ubu ngubu rero ni ukumva akamaro ko gutanga IBM, ukumva akamaro k'umusoro, ntawe utakumva ariko ni ukubyiyumvisha. Buri wese yabona umuhanda ari guca mu muhanda, iyo umucuruzi ari hariya iduka rye imbere yaryo hakanyura umuhanda, abona uko ibintu bigenda byongera. Ibyo ngibyo ni ukubabwira ngo kuba umuhanda waciye aha ni ukubera wa musoro watanze, n'utawutanga nuwangirika ntuzabona uko ni leta ntizabona uko ibusanga. Ni ukongeraho gukangurira abantu kumva ko gutanga umusoro ntabwo ari nubwo ari itegeko, ariko nawe ubwawe utanga ugomba kumva ko ari wowe uri nutawutanga uri gutemisha ishami wicayeho. Mu mwaka w'ingengo y'imari 2024-2025 u Rwanda rurateganya kuzinjiza umusoro ungana na miliyari 361 z'amafaranga y'u Rwanda. Imisoro ikazagira uruhare rwa 54% ku ngengo y'imari y'igihugu. Bacuruzi murashishikarizwa kwitabira gutanga fagitire ya IBM, namwe baguzi mukibuka kuyisaba igihe cyose muhashye. Abakeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero itishyurwa ariyo 3004 cyangwa mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro.